Yeah, this is Mirror of People TV. Nkuko bisanzwe rero uyu ni umuhungu wanyu Rukundo Ivan. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu. Nkuko mubisanzwe muramuzi. Ni umustar ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tumusanze kuri tele aho yarimo gukora filime, ariko turagira ngo abanza tumwakire atwibwire. Nyakubahwa turakwakiriye. Mwiriwe neza. Yego, ubuzima bwacu. Bateretse. Murakoze cyane ko mikaze muri studio yanyu. Yego. Ko bisanzwe amazina nyakuri ni Gasasira Uzwi. Yego. Ndi umuhanzi nyarwanda by'umwihariko mu kintu ya filime. Muri filime nkazandika nkanazikina. Yego. Okay, ni byiza. Hanyuma nyakubahwa turagira ngo tubwire watangiye gukina filime ryari? Je nazitangire sinamenya ngo nukwezi kunuko ariko nzimaze imyaka 7. Yego. Ngo umunani gutyo gata. Yego. Murumva ko nyine ari umuntu ukomeye cyane, akinye mu mafilime menshi atandukanye cyane. Hanyuma uyu munsi wa none tumusanze harimo gukina filime. Nyakubahwa dusanze urimo gukina filime. Iyi filime ngo yitwa Rose Flower. Turagira ngo tubwire kuri iyi filime. Ni filime imeze ite, igamije iki? Ko twabonye irimo abakinnyi batandukanye abasitari muri gihugu cy'u Rwanda, nawe urimo, bimeze bite kuri iyo filime? Ni filime iteguye neza, ni filime yanditswe ni company. Yego. Ni filime iteguye neza cyane. Ni filime irimo harimo romantic, harimo action, harimo na comedy. Yego. Irashimishije kandi kababaza kandi ugasanga ko ni inyigisho, irimo inyigisho nyinshi cyane. Yego. Ni filime nakunze cyane nkimara kubona story yayo, nanjye mpita numva ko byanga byakunda ngomba kuyigaragaramo. Yego. Okay, Mirror of People ni kampani dusigaye tubona irimo gukora amafilime menshi kandi meza cyane muri iki gihugu. Irimo gukora cyane no kuri pe. Hanyuma byaje kugenda bite kugira ngo bashe kuyigeramo, gifashe bite? Ntuza iyi company kuyigeramo ntabwo ari ubwambere dukoranye. Hari ntuza project twigeze gukora nayo twagakiraritse dukoraga mu majyaruguru. Ni filime nabonye akunzwe n'abanyarwanda benshi cyane batari bake, ye no hanze y'igihugu nabonye abantu benshi rwose barayikunze cyane rwose. Iyo filime twakora mu majyaruguru bitaga kuri base. Yego. Nyuma yaho rero baza kwimurira uburyo imikorere iri mu kagiro bigahinduka bikagera gutebwa, ariko ubu twisanze Burasirazuba rwa Gitima ariho turimo gukorera. Yego. Ariko uko bimeze, nkurikije uko kiraridutse ari ipanze nkangura ku bantu bayikunze kiraridutse. Yego. Iyi turimo gukora ni umuriro byose. Okay, ni byiza cyane. Hanyuma rero abanyarwandakazi n'abandi inshuti zimudukurikiye, turababwira kugira ngo rwose iyi filime nisohoka mwese muzayirebe kandi muyikunde cyane. Uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga, ni umugabo usanzwe gukora amafilime, ni byiza cyane no kuri pe. Hanyuma rero ni iki wabwira abakunzi bawe by'umwihariko noneho uyu munsi bagusanze uyu munsi muri Mirror of People, uje gukina muri filime nyine, iyi filime irimo gushutinga. Yego, Rose Flower. Ni kunzi muri rusange. Abakunzi banjye nuko bahora bashyigikira buri munsi. Ikintu nabasaba ni ukumba hafi y'iyi filime bakayireba, kuko iyi filime irimo ubutumwa bwiza pe, kandi irimo ubuhanga, irimo abakinnyi bakunzwe, irimo mbese ni ukuvuga ngo ino filime ni filime irimo umuntu wese uzayireba nibwo azahita abona ko ari filime iteguye kandi filime nziza cyane. Nageze kuri set nsanga murimo gufata amashusho, mbona harimo abasitari benshi batandukanye. Bariya abasitari nyine nabonye ni abantu basanzwe bamenyereye ibintu by'amafilime, ni ukuri pe. Ariko bya ntabwo bijya bibagora cyane mu gushutinga, buriya ko nabonye bisaba imbaraga nyinshi. Ni irihe banga mukoresha kugira ngo filime zanyu muzikore neza? Ko nabonye zifite amashusho meza, n'iya mbere ishize nabonye itunganyije neza. Ni irihe banga mujya mukoresha mu gukina? Ibanga nanjye ndi umwakiteri ku giti cyanjye ku ruhande rwanjye, ariko dufite abatekinisiye. Yego. Uriya mukameramani wabonye bamwita J Pro. Yego. Ni umuntu umaze afite uburambe bw'imyaka itari munsi y'10. Mbese no kwa ngo ku kigendanye n'ishusho, sound, light, umuhanga cyane, turamwemera cyane. Niyo mpamvu uzasanga abantu bose bo mu Rwanda ko bakora neza kandi akazi kakakugura ku gihe. Kuva muri icyo kigendanye n'abasitari babonyemo Nyirankotsa, mubonamo uwitwa
Joshua usetsa cyane. Yego namubonye. Uriya mutipe ni umuhanga cyane. Naramukunze ngewe rwose pe. Abantu mutaramureba muzajye kuri Miraho People. Umutipe Joshua muzamubona. Ni umutipe w'umukomediye cyane ukina ibintu abyiyumvamo. Ni ibintu bimurimo. Harimo Kazungu by'umwihariko niwe director. Yego. Hakazamo ba Kamondo n'abakinnyi. Mbese urebye n'abakinnyi bagira n'abakinnyi bahari. Abitwa Bakabinika babagaragaye muri Kiraridutse. Abitwa ba Kajibwe ni benshi cyane. Ngo banzovu barimo, bandabazi barimo. Ni nyina wa Mbogo Pluto. Ariko none hanga ubu muri no ntuza muri no projet. Nzovu niwe turimo guteganya guta tuzana. Ashobora kuzaza gukina nabo. Ni byiza cyane. Benshi cyane bazagenda baba. Okay, nyakubahwa. Turagushimiye ku kiganiro tujyanye nawe. Ndeba ngira ngo tubashimire. Ni irihe jambo abasha kubwira abantu bwa nyuma dusoza kuri kiganiro twagiranye? Ndababwiye bwa nyuma ubwo nahita by'umusozo kuri iki kiganiro. Kuri iki kiganiro icyo nasaba mudushyigikire nk'urubyiruko. Yego. Banyarwandakazi ibyo dukora byose ni inyungu zacu kandi ni inyungu zabo. Nimudushyigikira tuzatera imbere kandi tuzajya tubakoza tubagezaho ibyiza aho biva bikagera. Gusa icyo nababwira cyo twebwe turi tayari kubakorera imirimo yose dushinzwe. Yego. Okay, murakoze cyane. Turamushimiye cyane nyakubahwa. Murakoze. Mwabibonye rero duhora dufite agashya cyane ahanga muri Miraho People TV. Hanyuma rero ntimucikwe. Wibuke gukora subscribe, share, comment na like. Sibyo? Bisangize inshuti zawe. Tugere kure twubake sinema nyarwanda. Turamushimiye nyakubahwa. Amahoro ku Mana. Ibihe byiza murakoze cyane.